Zeho Gitoko ari nawe mfura ya muzehe. Nije uvuga mbere yawe. Niba umukecuru abashe kuvuga nta kiniga, nizere ko nanjye ndibushobore kubisoza. Ndabashimira, ndabanza nshimira abantu bose badufashije. Bavuze oncle, bavuze n'abandi batamanshininze amazina, harimo Alice, ikindijije umuryango ubumenyi uri mu kibazo. Umuryango umenya ngiye gupfuka. Umuryango ubumenyi ugeze mu bintu bigoye. Je ntabwo nagize amahirwe yo kwegerana nawo cyane, ndavuga abo dufitanye amasano, cyane cyane ko aho twagiye dukura mwumvisha akazi ka muzehe wagendaga akora kenshi yabaga ari ahantu hameze nk'ahitaje. Waraza kwihangana n'inkoresha utunota twinshi, ndaba mbizi ntabwo ari ukwibagirwa, ariko ntabwo nkabyo. Bityo akenshi tugenda tuba twenyine, ariko hari umugabo uri hano utuzi neza, uriya mugabo wambaye ikanzu, umusore. Rero abandi bose bari kure, mbabonye mvamo mu ishuri njya muri kano kazi kanjye munzimo, bisa n'ibigira abantu bizi ntibiduhure nabo, mvamo njya kuba ahandi hatari mu Rwanda. Ubu ngubu nkigaruka nibwo mbonye abantu neza. Ndashimira kuzine mama Espe, muradukunda, mwihangane ntabwo nshaka kumufata, bimeze neza. Nibyo rero, ndashimira mwese famiye ya muzehe, famiye yo kwa sebukwe. Mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya, ndabifite, thank you. Mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya. Ntabwo turi abantu benshi kwa muzehe, yatubyaye turi batatu, umaze kugira abuzukuru batandatu n'umugore umwe. Rero ntabwo tubara, turakura. Ngiye kuvuga kuri muzehe mu magambo makeya. Muzehe yamaze imyaka myinshi ataragira abana, niko batubwira. Kubw'amahirwe nza ndi uwa mbere, bavuze ko hari umukobwa wagiye ariko wowe ntawe nzi. Ubwo nizi nk'imfura. Ubusanzwe asanzwe akunda abana, muragenda mubyumva. Rero agira umwanya wo kumfata. Ubundi muzehe ntabwo baramuvuga, mba mbizi ko bamwumva, ariko nzi ko hari ango ye nzi abandi batazi. Nzi ubushobozi ashobora guha umuntu umwicaye imbere bitewe n'uko ameze, akahava yamukunze. Nari mbizi. Rero kuba yarabonye umutwe uri empty, umutwe uri vide, ukivuka uri mu busa, yangize uko ashaka. Mama warabizi n'ujya ubimbwira ngo abantu buriya ntabwo babizi kuri so ugenda, bitari mu mico, wenda sindamera nkawe, ariko yafashe andera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, muzehe yakundaga gusenga, muzehe yakundaga ibintu bijyanye n'ubumenyi, yagiraga amatsiko yo gusoma ishuri. Muzehe agakunda ubukorikori. Ibyo bintu no kuko nari umwana we mukuru, byose abishyiramo. Ntabwo nari nzi ibyo ari gukora, byose abishyiramo, kandi byose bigenda bimbera akamaro mu buzima. Ntabwo abantu babizi, wenda ko reka ne kuvuga byinshi kwivuga. Inzira ya mbere yo gusenga, ndibuka twabaga turi gukina n'abana, ntabwo yakundaga kubabaza umwana wundi undi iruhande, cyangwa ngo amwereke ko hari undi mubano dufitanye. Agacunga, agasa n'udusize, cyangwa akantwara nk'ugiye kunyereka akazi nkora, akantwara ahantu mu gashyamba, akambwiriza. Ndibuka ko yampaye inyigisho guhera ku myaka mfite kugera igihe numvishe mbihaze mbivamo, kumukurikira.
kuko numvaga Bibiliya narayimenye bihagije kabisa. Akambwira ikintu nkumva twakivuze, akambwira ikintu, ariko muri ibyo byose ikintu yagombaga kunyigisha mu ijambo ry'Imana yarambwiraga ati rero ijuru ushobora kuzahura n'abantu bataryemera bakakubwira andi magambo, ariko kondisiyo zo kwinjira mu ijuru ubwazo uzikoze udakorera ijuru, hano ku isi wabana n'umuntu wese neza. Ni ntukice, ntukibe. Nunareba amategeko y'ijuru n'amategeko y'igihugu ubusanzwe usanga byose ari kukwangira, kubangamira undi muntu uwo ari we wese. Andekeraho. Icya kabiri ryari ishuri. Umusore warabizi, nababwira uriya mugabo witwa Musore aratuzi, azi ko twateranaga amagambo n'ibindi. Ntabwo ubundi najyaga mu ishuri kwandika, tugira impano yo kwandika iwacu. Akenshi najyaga mu ishuri bakampa note ngufatira abandi banyeshuri kubera ko tunashushanya. Icyo gihe niba ari biology bakaba bazi ko icyo muri kwigaho nimba babimpaye ndi busige nshushanyije, bigatuma ntahana amakayi y'abarimu. Umwarimu kamufatira note akaguha ikayi ye, genda nawe ufatire note mu rugo. Yakayi ugasanga irimo note z'igihembwe cyose. Mama waratuzi rimwe na rimwe n'umuriro udahari tugacana itara rya petrole kugira ngo dukoreshe umwanya dufite yakayi y'umwarimu tuyirangize. Ubundi mu ishuri abantu twiganye muri inférieur, ntaragera mu wakagiye cya section, ntaramenya umuziki, bari bazi ko kuri mu ishuri ntabaho, ariko yari muzehe. Nta mibare bantinyaga mu mibare, yari muzehe. Mu by'ukuri minervare kwari kujya gufata amatitre nkayazana mu rugo, nta kindi narinzi ko nigira. Ibyo byose byagiye bimfasha. Nyuma yaho icya gatatu rero ari nacyo nenjoyingaga cyane papa. Okay, ntabwo namwitaga papa ko murabiza amateka yabaye muri kino gihugu. Hari igihe wicaraga mu ishuri uri kumwe n'abana badafite ababyeyi, nkavuga ni nkomeza gukoresha ijambo bo badakoresha bashobora kubabangamira, nkahora mvuga muzehe. Bamwita sogokuru, bamwitundera, ariko mfa kuba mbana nabo neza. N'abaje mu rugo bakomereza utumwita muzehe, ni gake tumwita papa, ariko bikambimwita. Rero muzehe yari ukunda gushushanya, agakunda kwandika imivugo, we yabyitaga ibirondo. Tugajya muri competition, je nawe bya bintu rero ntarondogoye nubwo nabisabye, bya bintu byarakomeje. Yarafite ibintu by'umubumbe mu rugo, mubumbe uri hwisi. Tugahera ku gihugu cya mbere akampa histoire agatikinga, akambwira aho giherereye. Ari nk'igihe mpura n'abantu nkababwira ni Brazil, akamaza Brazil nkuvandavana uyu muntu kubera ko nkibagirwa ko je babimpaye ndi muto. Tukajya ku kindi gihugu akambwira agatikinga, rimwe ngasanga bimwe ntabiza akajya gusoma akazagaruka. So rero tujya mu gushushanya, tugashushanya isi, tukandika ya mivugo, byose byaramfashije. Nagiye hanze njya kwiga ibindi singomba ko mbivuga, sanga biri mu histoire nyinshi. Numvaga binyure ko mbizi wenda ururimi nuko rwari rwahindutse. Ibyo gushushanya no kwandika nize secondaire, ntabwo nasabaga argent de poche igihe navuye mu rugo njya ko nize ndi mu externe kenshi kubera guprofita kwanyigisha. Igihe nagiye muri secondaire ntabwo nasabaga argent de poche. Nakuze nandika ibyapa, niwe muntu wabimpaye bingira akamaro. Na ya ntuza y'imivugo nisanze mu muziki kugeza uyu munota. Nyambona ukunda abandi bahanzi ba struggling babandikira indirimbo, nta muntu uranyandikira indirimbo, ahubwo nawe yaragarukaga komante akavuga ati hano wabikoze wiruka. So rero yageze igihe tuve muri ibyo, arambwira ati ngeze maze kugera mu myaka nka 14, hari igihe ugera umubyeyi ukumva okay ntacyo ntagukuyeho. Mvamo ubundi rimwe yaje kumbwira, arambwira ngo uzi Kirondwe. Kirondwe ndakeka ari abantu bakizi, nagasimba gafata inka cyangwa irindi tungo riba mu byatsi, iyo kagifashe gakunda kubyibuha. Gakunda kubyo ko kakunywa amaraso. Natinze ngiye gusoza. Gakunda kubyibuha. Arambwira ati ikirondwe ku nka kiba gisa neza, ariko iyi nka igize ikibazo ntabwo kibaho. Arambwira ati ubu ngubu risamba nkubona urya imiceri n'ibyayi umeze neza, ariko utanyira utekereze kuzakora ubuzima wenyine. Ankorera uko rero twagezeho, ahura na compassion, afata abana neza, barana abantu bose neza. Biranshimishije ko papa agiye ndi hano,
ntagira icyo nkora kandi nta kintu atakoze. Ikindi ndashimira ko mama nawe mpa rukundo kuri muzehe, ahoraga ambwira kumwizera, so ni umunyakuri, warakoze, twabaye inshuti, twakoze byinshi, hari byinshi nari kuvuga ariko ndakeka narekera aho ngaho. Mwakoze kandi kudutabara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga uyu munsi kugira ngo mvuge muzehe. Muzehe sinarinzi ko ari nje wohagarara aha musezera. Nk'abatuzi n'abaturanyi n'abo tuva indimwe, mwari muzi ko ari nje wari umurwayi, ariko byarantunguye kugira ngo muzehe ambanzirize. Byarantunguye cyane, birantungura kandi namurwaje. N'ubu nari ntarabyakira neza, ariko niko Imana yabibonye, kandi Imana inkomeze mbashe kuvuga uwo ari we. Muzehe ni umuntu wari ukomeye, yari umugabo ukomeye cyane. Imana yari yarampaye umutware mwiza cyane w'ibyishimo w'umukristo. Sinamenya kumuvuga, ntabwo namuvuga ngo mbishobore. Mwumvishe igihe twabanye, twagize igihe kirekire twarabuze abana, ariko njewe ngacika intege, ariko muzehe akagira kwihangana. Hari ukuntu yanyicazaga akanigisha, kambwira ngo nutabuzara ariko yakwihangana akazagera mu ijuru. Akanansengera yabonye nacitse intege. Bwarakeye tubyara umwana wa mbere, agize igihe kinini tumerewe neza twishimye, uwo mwana yitaba Imana. Ni ukuvuga ngo njewe sinababwira uko byagenze, namwe murabyumva benshi. Ariko yaranyicazaga akambwira ngo nuzaza wicara mu nzu uzushimira Imana ko yaduhaye uyu mwana, ngo turamufite, agiye mu ijoro ari umuziranenge. Nkarenzaho kubabara cyane, yabona nababaye agahaguruka akansengera. Ibyo ni ibintu mvuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi abenshi nahoraga mbibabwira abo tubana. Akambwira ngo Imana yahaye umwana akagenda ari umuziranenge, wewe twise ukabyara ukonsa, uzongera kuvuga ngo ntufite umwana? Akansengera. Icyo kintu ndakimushimira, ni ukuri Imana yari yaramuhaye ubwenge. Hari ukuntu twicaraga mu nzu uko abantu bagira ibibazo, akambwira ngo ntugatinde ku kintu udafitiye igisubizo. Nubona hari ikibazo kibaye kitakwerekeye, cyapfuye ku Mana, cyaba ikindi cy'abantu bahumeka, ntikigagutwara umwanya kuko utagifitiye igisubizo. Imana izabimuhera umugisha, kuko ari ryo jambo yakundaga kumbwira. Kambwira ngo iwe niyo yopfusha, ngo afite ukuntu yobyikuramwo bikamuvamo. Kumva ndamutinya. Yari umugabo w'imico, yari umugabo w'ubwenge. Ntabwo nigeze ngira impungenge nagiye ahantu ngo ndinde ngo mvuge ngo umutware wanjye arashika ntonganya. Agiye ntarabona harakara, agiye ntabwo turavugana nabi. Nta n'umunsi n'umwe, kurya abadamu bagenda ahantu bagatinda cyangwa bagakora batinze, n'abana nareze uretse abanje, ni ukuri bo bihamye, ntabwo yigeze mbona amerewe nabi. Kandi yabona ikintu umuntu akoze kitari cyiza, akitonda akakubwira nk'utagize ikibazo. Hari rimwe namubwiye ntese ko ntarumva untonganya, numve hari ikibazo uvuga kunkora ibintu byiza cyane. Arambwira ngo nta kibazo, kandi wagenda ahantu ugatinda, niwe utaha ugakora,
nta kintu ngufasha. Ndamushimiye kuko yabaye umwizerwa, ndamushimiye ko yari umugabo w'ubwenge, umuntu w'imico myinshi, umuntu wavugaga make. Reka tumurekera hose ntashobora kumuvuga. Ikindi nshimiye Imana n'ibyo Imana yadukoreye iduha abana nyuma y'uwo, turishima tumererwa neza kandi duha abana batwumvira badukunda. Imana ishimwe. Ikindi muzehe yageze igihe cyo gutaha, uyu mwana yaragize igihe kinini, bombi ni babiri nyine ntabwo babaga mu rugo, ndetse n'umukobwa wacu aba i Bugande, ariko Imana itegura uyu musore yemera gutaha umwaka ise azataha. Icyo kintu cyaranejeje kandi cyatumye nkomera. Nabonye ukuntu Gitoko yatashe, ayahoraga atubwira ngo tazagumiriye azataha, akabitwizeza, ariko akenshi ni kandi utarabyemeraga. Ariko ejo bundi twumva araduhamagaye ngo aratashe kandi araje burundu. Araza hageze yaje mu kwa 12, muzehe kugira ngo azamube hafi, azamurwaze. Imana yadukoreye umurimo. Nasanze muzehe hari umunyamugisha mwinshi. Ikindi ndashimira n'abakwe bacu. Papa Gift niwe mukwe wacu wa mbere, yahagaze mu mwanya w'indwara za muzehe.